Sheri. Kuri n'ibikapu bite? Bitese kubanza kumbaza ibikapu nonsohoza. Oya no. None se. Okay. Sohoza. None se ahubwo ko waje utambajije? Nshobora bigiraho ikibazo se ubundi nsanzwe nza nkubwiye. Hano si nko mu rugo sinisanga hari ikibazo. Ndabyumva nibyo. Nta kibazo pe. Ntuzi iki gikapu bite? Rero Sheri. Kamubwire. Ni nayo mpamvu nanze kuguhamagara kuri phone nyine nkavuga nze tubivuga niturebana. Nkabona wishimye. No, mbwira nta kibazo. So rero mu rugo iki kutambwira? Okay, mu rugo nyine bamenye ko ntwite. Ngo iki? Nyine ndatwite kandi mu rugo babimenye. Wowe uratwite? Yego Sheri. Oh wow. Ako ni byiza ni yande? Nda ni yande? Nizere kuri gukina ariko. Hoya. Nyine nda ni yande? Si byiza? Ni yawe Sheri. Ngo iki? Si. Yeso ntera inda. Njye uko ndebye ubona ntera inda. Ngo Sheri no babara winyihindukana nyine rumva mu rugo babibonye indiri kongwa nabi rero bahise banyirukana ngo nitsanga wanteye inda rero kuko narinzi ko n'ubundi dusanzwe dukundana kandi ndabizi kuba dukundana no kuba twite n'ibintu bibiri bigize gute bitandukanye. None sinda narayiteye ntago dukundana ntago nazaga nje kureba uko bizara undi mugabo nzi kundana. Muri gahunda twari dufite si y'abantu babiri uzanyemo wa gatatu kumaramiye. None se wabikora gusi yuko nta kintu bizabyara Sheri waretse mu rugo baranyuka. Kucyo ubwo ari bwe ikindi yonda nagari yanjye. Cyo ntago ntera inda. Uzace na hano. Sheri ntago wanyihindukana gutya. Ubwo rero uraje n'ibikapu nguje kuba hano. None se nyijyane hehe kari wowe wenyine nzi Sheri urabiyobewe. Mbabara ntondereho. Ubwo rero uraje n'ibikapu nguje kuba hano. Sheri mbabarira ndakwinginze nta handi. Fata inzira ugende mvera mu rugo. None se ko mu rugo banyirukanye nawe uranyirukana ngo njye. None kuba nyoko naso bakwirukanye urukumva njye uri buze kugufasha se. None se kariwe nari mungiyeho kariwe twakundanye kariwe twakoranye ibi byose wambabarira Sheri. Nakuwakundaga se basi. Kuba nagukundaga ni kimwe no kuzanamo umwana ni ikindi. Ntabwo rero njye ibyo bintu mbirimo. Fata inzira ugende ujyane amajaha yawe. Nijye wamwizaniye ntabwo twabifatanyije. Wintera agahinda nta mwanya mfite wo kugira. So ukagenda. Mfite wo kujya mu rugo baranyirukanye burundu. Ibyo birakureba. Babarira. No kurwana se? Oya. Rero ugenda kwa nyoko. Bamubwire basi Sheri ibuka ko twakundanye. Ibyo ndabyibuka ubu ngubu ntacyo bivuze. Twabikoze kubera ikibazo tutakoresheje agakingirizo kwambwiraga ko nta kibazo ko nintwita ko tuzamurera. Cyajya ngo ibyo n'umuntu ukazabibizana ngaho. Wumvaga ubwo nuzana umwana ubu urabona nge ndi ready kugira inshingano tuzafatanya Sheri tuzafatanya uko dushoboye ariko winyirukana nta ndano ufite wo kumufata. Dufatanya se wowe ugira akazi. Wogira akazi rero. Waretse kumbera ngo wakwishyura n'ukwezi kumwe kw'inzu. Kigiye mbabarira winyihinduka ndakwigize Sheri. Arewe. Fata inzira ugenda wimvira mu rugo. Waretse kunyihinduka mbabarira ndakwingize mbabarira. Ako yamari iyo ujya kuyarira nyoko naso wowe uje kuyarira hano. Mbabarira ndakura. Haguruka ujya. Umukobwa si inkunguzira. Nta ufite wo kujya nyumva Sheri please. Fata inzira ugenda.
mbabariye sheri mbabarira none wifatanya n'ababyeyi sheri ko uri wankunze kumarira umwuka hindukira genda dore umuryango uri ntabwo ngenda ngo iki byatari kandi ibyo bishambuye n'ibyo byawe nkumbuye kuneke bibiri kumubwira y'amasupageti ejo bundi ugeze guteka bibiri narayakunda suzi ko nakunda ketchup ibaze ko wayivanzemo simbimenye subiza ibintu wankoreye gusa ugiye kunyoza mu nkono bebe urateka ndashonje narananutse ko nabiretse kurya n'ibyo byawe njyewe nteko wicaye aha ngaha bebe kurusha urwose ndetse ari njye nawe n'undi mugabo ahubwo nanibagiwe wiyogoshije ryari nawe bebe usigaye umisha kandi usigaye umisha ibintu byinshi ubu no kwiyogoshije ni urubanza none ndetse ko iyo nagiye nkubwira ubu ni nzajya musanze none shasho wagira kagushura okay wajyanye nande siko ngukunda wajyanye nande wajyanye nande rijyanye wese we kandi nande ninde nkubwira ngo usigaye umisha ibintu byo mu rugo nguyu ninde yakora ni umukozi wanyu ushinzwe amasuku no guteka none kuki wazanye umukozi w'umukobwa kandi ubu baravuga ngo ndakurakarira so watuma nkurakarira nje nifite mood bebe nje mfite mood nziza sheri none ntabwo kimbwira ibintu byo mu rugo uriya mureka abantu wimwitaho kuki nyine washatse umukozi w'umukobwa ikindi kandi nanone akora ataha abahungu bagira umwanda nsigaye ndwara mamibe rero don't mind ese ubundi wowe ko turamye aho ngaho waturamye umariye nari ndimo kureba televiziyo ureba iki televiziyo waguze se bebe nari umva rero mbwiye nimba sinzi nimba waramwigishije guteka nkawe simbizi agende ngiye kuryama uri kumva mukobwa mbyuke nsanga byahiye kandi nimba bitameze nk'iby'umugabo wanjye ateka ubwo urabinsobanurira uri kunyumva ese ko ba wigize nkaho utumva okay ikindi atasangana nizere ko zigera yavuye sibyo bebe sibyo cyakwitaye ku rukumbuzi nawe ufitiye ukava kuri ibyo ngibyo ko nabikumvise kandi nabikumvise cyane n'ibikumbere cyane ntujye uhinduka ahubwo mpinduka gute se bebe uranutse oya ntabwo ututse ntabwo uri bebe umwana kandi numva nakumusha cyangwa umukubita ubwije ariko ndeba kandi nicyo cyo navuga nyagukorera oya amatwi keretse nkuru y'umuntu ukaba gukururije uzane oya hakurera cyicaye hariya ako mani bebe ufite umukozi niki wagiye gukora ibyo nakubwiye hano waje mu kazi kandi watashamoye haguruka okay bebe cyangwa tumihorera kandi mva muko mbyuke nsanga byahiye uri kunyumva utasamoye baby yes darling
Shashu maze n'imbabazi. Tuvuge ko uzakongera. Okay, imbaraga zayo sinazibura ariko birahagije. Iki. Ubantu matama yangize kuzayatukuza neza. Ahubwo bebe wacu navuga afite amatama. Nzajya mufite amatama. Noneho bite invitation amatama. Hey! None se mko urakicaye hano? Urakicaye hano wowe? Kwatavuga nagarundi ndi kubaza. Nakuvumvura. Ibyo twa turimo byose wari kubyumva. Amagambo yose twavuze uri kuyumva urakicaye hano ibyo biri. Biri hehe wowe? Shani kubwira. Akose ubundi ubu tuvuye yuko igihe twagendeye. Kari karimo karumviriza. Ni umukozi mfite. Kicaye hano kari kumviriza rika. Aho ngo bagutereyemo imisumari. Sana hano. Utara ibiryo biri hehe? Utavuga nagarundi kubwira. Baguheba iki hano? Sure. Baby no mutankoraho utansembura nawe. Ko urakajwe n'akantu gato yankaka. None ibiryo biri ngiye kugenda nari yese. No we, nta kibazo. Nta kibazo baby. Nyine banzo. Iki. Kuyancanira so bite byawe. Kuncanira maremarera. Hatubwe. Dumva naguhushisha. Nzano ngende nari kandi bakwishura wowe. Umuhemba yiki. Ni umugore wawe. Aba yiteretse hano. Ni vaze. None surajya muri iki. Urabona uyu nguyu yambere umugore. Nose akuniteretse yateretse amaso rega ni wareba. Bite byawe biko. Atana ducumuza. Mwibutse yuko hano muguhemba amafaranga. Hano ugomba kwakora uri kumva mu cyumba kakorwa mumenye n'imyenda ngabo. Ukunyumva neza. Ubundi ko ntacyo usubiza bite? Izo saga suzuguro kamujeje tara ikindi. Nge nuwo njya gukora ikosa. Ndata nkurukana hano. Uri kun oya baby ba witonza abandi subiza ibintu ndi kumubaza. Uri kunyumva neza wowe? Wanyumvi kutavuga ubundi bite byawe. Nakumvishe mukasha. Sawa. Sawa nta kibazo. Tuzasubira. Kandi wisubiye. Rero tugenda. Kanyizire. Kako mundebiye. Kane naka gakoze. Unzi nawo agatwara. Gende bebe. Simana kuko ibi ni ibiki kukiruka si anyindukana bigeza ese ubu kuba naramukunze nikosa nakoze ko nzi ko nawe yankundaga ntabwo yabinkora ibi bintu n'ukuri Mana we babarira untabare. Arife. Arize. Arabigemba nabi nako naguhamagariye ntago bawumva. Icyo se habaye iki bimeze bite? Ngiye mbaza cyabaye. Nirwanye nawe. Sugiye mu kanya se. Ibyo birakureba. Ariko shaka kuba wigeze bamenye. Nyine ngo ndanda akagabo kakabwa ngo ziko hanyize. Ariko eka nkubwira. Habutagwa. Hagweremere. Ngewe ngo akosha ubona ntari umugabo w'igishongwe. Ubundi banzo yegera hano. Wambwiriye saha ngaha ko. Nikaze se. Ngambwa no ndako. Waruza ngo
aho ushaka ubundi wowe wasomye impyisi wowe wabona impyisi yasomye urupfu yego none se none se hano ngende mwibazwa igihe cyo kimwe warihambire wigeze migozi hano muri rugo wigeze mama nshingano ngo urashaka kubaka ngamago ngo like nyoko naso akuruka surabizi ndagukunda urwo rukundo wazagiye kurukunda ababyeyi bawe n'abandi bose nazi wabuze abandi bantu ukunda abari byo zo guterera ku gahinda nawe n'umubabaro kiri wibagiwe ibihe twagiranye aka kanya you know what ako ubundi waza gufata akakuniga akagupfunyanda kakugira nk'ibipondo kiri ntabwo wankunze ako nikiza gukunda wowe kandi nzakwica ntutagire no munsi ndarara nkwishe jya wibuka ko ngutwitiye umwana kiri mbabarira no uzagenda uruturumbuzemo bisaba ngahe uzagenda uruturumbuzemo uri kumva ntabwo ari we wavuga gutyo shiri n'ukuntu wambwiraga kuko ndakubwiye uno munsi ntudataha ntutagenda nzakwica kandi nta n'uzakumbaza nta n'uzamenya n'amakuru yawe ubonye ukora so wirirwa urata tuzarebe yuko aricyo bizatanga ntabwo wanyica ntabwo ngushaka muri runo rugo shiri wasi kuvuga nabi entre mvuga nabi wajya ureka kumbabaza koko ko ngutwitiye subiza ko umugore utwite ataba agomba akubundi iyo mbonye mbonamo iki ntumbona musore kibi yagenda bizura umuntu mwiza twakundanye uri umuntu kandi wowe nzakuniga nzakuniga ndavuze ngo ndagushaka nyuma y'uru rugo Simana kuko siko yahindutse cyane bigeze avuga ko azanyica kuko nakoze iki kuki abantu bahinduka namukoreye iki ntabwo byagera kuri uru rwego kuba mutwitiye ni ikosa shabe no kuba kubera ko utangiye kubyibuha rero oya shabe bunabyibushye ntabwo nari nabyibuha ushaka kwicara se utarakubona kuki usigaye ubikunda cyane oh my god yaga niho ndubikira baba usigaye nkunda kuguhobera numva twagumana yalla my god Ashobona karanduza. Ntabwo bwagufata babe, ntabwo bwagufata. Warozwe sarabimenya ahubwo. Ntabwo nakoroga nawe waba warandoze. Njye ntabwo nakoroga. Shabe nari ngukumbuye cyane. Shabe kanicaye ndananiwe. It's okay. Hano hari nahindutse cyane. Nagiye nshyiramo utuntu tumwe na tumwe kugira ngo hagaragare neza. Habaye heza. Even hariya wahindura irangi. Shabe nari ngukumbuye. Ahubwo kuje twabuze tuvugaho yuko ugiye kumara igihe hano. Hano rero hari umu-ex wanjye. No, ari umu-ex wanjye nyine. Utararenga aho umu-ex wawe aba ari hano iwawe muri kumwe nyine mu nzu. Ari ex wawe? Babe, ndi girlfriend wawe. I know. So kuki ntabimenye mbere? Ese aje vuba yahihambiriye.
umve ngo nazanye n'ubuyobozi yanga kuhava neza ubusibye arashaka iki aha ni kwa boyfriend wanjye ni ex wawe ntago ari girlfriend wawe nta nubwo ari n'umugore wawe so yaba mari cyane se baby wikoragara nisugo nahaguma nawe hari ntabwo naguma nawe hari koze ngiye kwamara hano igihe sinagumana nta nubwo afite n'uburenganzira bwo kuba ari muri iyi nzu sisho umuntu yaraje anyihambiraho nta kintu ntari gukora none se wagerageje kumwirukana ntabigerageje nta mbaraga washyizemo kuko iyo waramuhatirije aba yaragiye so none nkuriki sana tugatumure si ntabwo twabona muri iyi nzu bebe iyi nzu ngomba kuba ndi kumwe nawe twenyine ntabwo agomba kuba ari hano nta n'uburenganzira afite bwo kwibamo muhamagara zitumwirukana imana ntabwo nagumana nawe muri iyi nzu iki gihe cyose urabizi ntacyo ntabwo bahise amaze igihe kingana cyane okay iki gihe cyose amaze ntabwo bindeba gahamagare kazi hano mubwira azamukana ahubwo se bebe so mubwira ze Alice ngwino hano wagira ngo mufitiye imitungo ntabwo yemerewe kuba ari hano no ngayibaze ngiye hano na ex wawe oya karibu nashare hicare cyangwa turama aho ngaho ubundi niba tutereta umuntu umeze nk'uko sasa ari urabona igihe umaze hano ndakeka gihagije anyway uyu nguyu ni sheri wanjye tugiye kumara umugore wawe babe yeah it's the same yeah tugiye kumarana igihe rero hano tubana so rero ndumva nta mpamvu n'imwe igitumye ukiri hano and nta bagore babiri mu rugo rumwe so niba nje ugomba gusohoka kandi nta nubwo ari ibintu turi kugusaba ni ibintu byumvikana he's your ex ntago uri girlfriend so niba nje urasohoka nta n'impamvu yo kuzagaruka ngo wenda ngo uragenda ngo ningenda uzagaruka urasohoka ngume muri uru rugo kuko ni umugabo wanjye and ntabwo twabana muri uru rugo turi babiri urasohoka bisi nanumva impamvu yarari na hano ndakeka byumvishe sibyo ntabwo nigira vuba usohoke none none se ntaki ugiye gusohoka ufata ibintu byawe ugende nyir'urugo yaje ya uratangiye mvugisha ninjye mugore we ninjye girlfriend we ninjye turi kuvugana ninjye girlfriend we ugiye kuguma muri uru rugo ubundi kubwo bwise bwawe uri kubuhindura what's wrong with you basi ki urasohoka nakubwiye yuko ngo ari iki cyanjye ndi umugore we none urumva ari we mugore we hari icyo ushaka kutubwira icyo ushaka kuvuga mbere yo kugenda ntacyo ufite kuvuga urasohoka uzi byose urabizi ko nta hantu ho kujya mfite ndakwinginze mbabarira so mu rugo rw'umugabo wanjye mu rugo rwa boyfriend wanjye niho uje gutereka ubwo bubaho nyumva basi umukobwa mugenzi waburetse waratuje uratimaza ubundi mu gihe cyose umaze hano wari utahatekereza n'ahantu wajya waretse kungira gutya koko wambabare ukareka kunyicisha agahinda so ufite ababyeyi bawe bombi tubizi byose sinabikuganirije koko sheri nta bintu byo kubyumvikana wasohoka ndabinginze nimumbabarire mugenzi wawe ndakwinginze nsabira imbabazi mugenzi wanjye ex wa boyfriend wanjye urasohoka cyangwa tukwisorere ntahantu mfite sheri musore igakara cyane ese ugura rero aho ujya ntabwo turi abasohoka ndekura we winyanduza sohoka aho ngaho ndaya gusa mama wabuze ngo mucumbika mukaza gucumbika ku bagabo bacu genda umukobwa mutagira umuco ni gute umukobwa aza agacinga amabuno heya kwanjye ntabwo byashoboka ibyo ntabwo byavamo baby banguka
Kagenda. Fata n'imyenda yawe. Mbabarira ibi bintu ntibizongere kuba. Uzikoye yari hambere hano yarigize imigozi neza neza. Nyine mbabarira basi baruganye. Ubwo umu ex mu rugo rwawe. Byoza bibi. Basi ubanza ubimbwire sibyo. Wakoze nawe nawe ubuzima bwawe mwirukana. Nyine ujye wirukana amashyano nakaze kumenyerera. Nakaze kumenyerera umugabo ushaka sibyo. Nibyo. Urabizi ngukunda wenyine. So simba nshaka ko ndi muntu dufatanya kugukunda. Ntabwo binashoboka. Sibyo. Kuko ibyo ukora nta wundi muntu akora. Basi ntuzana cheating sibyo cause nahita ndira. Iyo promise yo twari sezonye cyane. Uzongere basi ujye nabibwa nyine mbimenye. Ya. At least turamukize. Cyane. Baby. None se urabyumva gute? Babe, again? Sure. Atujende. Baby. Muri iki gihe ugiye kumara hano ndumva ngiye kuba meze nk'abandi bagabo bose bubatse. Ahubwo babe, nibagiwe kubwira. Muganye ku kazi waramamagaye ngiye kugenda. Nzongera ngaruke like nka nyuma y'iminsi. No. Baby ntabwo emergency birihutirwa kandi nyine ntabwo nabyiherera mbere. Nayo nashakaga kuba ndano gusinya n'akazi. Hano amasegonda 5 ngushimiye ibyo ukoze. Oya babe, nabyishimiye kandi urabizi. Gusa nyine n'akazi kandi ntabwo nagakweba. But ninkara nzongera ngaruke. Promise. Iminsi ngahe? 2 days. Nzohita nongera ngaruke. Ntabwo nzatinda cyangwa ugiye kwirebera abandi. Oya. Ntabwo nakunyuze. Oya babe, babikoze neza Nzahita nongera ngaruke. Yeah. Baby. Ngiye kugenda mu kanya ahubwo. Right now? Yeah, ndagiye mu kanya bamumagaye. Boss titanyica sibyo. Ako shasho nizere yuko iminsi utazayirenza pe. 2 days iminsi yonyine nanjye nzaba nagukumbuye urabona ino nzu nsigayemo njyenyine rero uryanyica pese. Nzahita ngaruka. Nanjye nzaba nanagukumbuye. Yego. Nzahita ngaruka. Ariko nyine tugiye kubanza turyama nk'amasaha ntayo. Oya babe, kandi nanakererewe. Oya. Oya nakererewe ahubwo reka ngende. Nayo ndumva nashaka kugenda. Gusa ndahita ngenda. Sibyo. Nakundi nyine ntese ntagira ndeko nanone akazi ari ingenzi mu buzima. Babe nawe ndi muntu uzinjiza sibyo? No ntabwo bishoboka. Njye njyenyine. Niwe wenyine ahangaha ni njye nawe gusa. Ntabwo imisubira ari myinshi ariko. Rero ntabwo ari myinshi. Ntabwo ari myinshi ariko nanone ni myinshi kuri njyewe. Yeah. Bitewe n'urukundo ngukunda siyo. Ibo babe.
ariko agasaka mu kabyara wowe uracyari ahangaha kuki ahangaha bite sinakwirukanye wagiye ariko noneho ubu ngubu wavuze ati reka ubu bihunyira bikuririye hano wari inzu usinzira hano uri mu biki Lukazi sinakubwiye ko nta hantu ufite ho kujya ahantu ufite ho kujya twajya ese ubundi nta n'inshuti ugira zindi z'abakobwa cyangwa iki uri nyakamwe Luka iyo nzigira ntabwo mba naraye hano nyine ya mitima mibi yanyu gute umuntu abaho nta n'inshuti nimwe afite kurya ahuye n'ikibazo yakimukemurira mbwira ntabwo ari ukugira umutima mubi ahubwo ni uko nese ninde najya gushyira bino bibazo nikoreye ubafashe ko you know what fata iyo bag yawe rero ugende Lukazi wambabariye kuko nkikwinginga ko nkigusaba imbabazi ntawe ubuse ngiyabona ari mfite aho kujya mba naraye hano ariko reka nkibarize mu buzima bwawe ugira urambirwa ube wazasha izo mbaraga n'iyo consistency wazayishyizemo ugira ushaka amafaranga ko wazayabona rega ntiwibagirwe ko nwite nta mbaraga mfite ariko byibuze basi niba utakinshaka iminsi 3 yo kuba ndi hano ngo iminsi ingahe iyo wamaze ahangaha wanyemera wakwemera ndetse wakwemera ikindi igihe wamaze hano kirahagije mwese ntabwo njye nari nzi ko ibi byose bizaba ariko ubwo byabaye n'indi minsi 3 byibuze mbe ndyamye mu nzu ndeke kwicwa n'ibyo hano hanze noneho meze mvugisha abashuti banjye ndebe ko hari uwanyemera ngende nkubise nkuha amahoro ikintu gihari cyo ni kimwe ngiye kuguha 2 days ubuza ngo iki iminsi iyo ngiyo 2 ube wabonye aho ujya gutaha ujyaho ibihe byiza mbihaye agaciro y'iyo minsi 2 nabwo ni impuhwe nkugiriye turi kumvikana uvuga amagambo menshi ndisubira uracyavuga girira impuhwe umwana wawe ndagusohora hanze y'igipangu urahitamo gusohoka cyangwa kumara iminsi 2 hano nta kibazo iminsi 2 ugomba kuba wabonye aho uba ndagerageza kandi amazi n'isabune ubikoreshe neza ngo mbona woga ukagira ngo ufite uruganda hano urikumva icyo so ugisigiye njyewe ngo nyitware akwanamenye umusarane ukoresha wo hanze wagashinze turagenda agenda wowe ushaho urangana yashashe nayo ngukumbe ibaze ko nayo ngukumbe n'ukwana uri nyine ariko usigaye nungura uri ko duhuye ufite agashya dore nge byarananiye ariko nta kintu dutwaye shizanye no simeze gute wagira ngo usige bahanze derukana nawe uri ngajya ndori inzobe umva ahubwo reka nkubwire nese uri kujya he nanjye kuvuga umva reka nkubwire ntabwo nzasubira iwanyu mama wawe noneho nta nubwo tukina abana igenda nigendeye imana nsige n'imana
ubwo bwanjye se wabugira Can't you see? ubwo bwanjye wabugira ejo cyangwa ubundi nzajya kumva numve ngufite Inzara ni inkubita. ahubwo si uri kujya hesha Ninje kureba umugabo wanjye baby. nabivuga tuwazerekana kera urakana Yesu wanyiriyeho. nkuruta Wabaye wiga hasi yanjye none ugiye kureba umugabo wawe Kasha. nose turi muri zino kazisha nanjye maze ngiye kureba bashira wanjye No tuyi hano. Ndabona usigaye. genda Uraka umugabo wawe ameze ati. cyane ari mukumba inshuti yanjye urayindutse noneho gutakibana na mama wawe Narakuze shawe narakuze ntago nyitahira ku masaha narakuze shawe. umenya no gushyira inzara ndibuka kera wajya gushyiraho berine wowe ugiye mama akata kuguti ndavuze ngo shano hana sinaye mu rugo bebe none usigaye unagira usika Ese bashara ugiye hese ngiye kumureba sinubwe ngo ngiye kureba umugabo nawe ugiye kureba umutware aha wabonye she nawe wabonye nabura n'iki ahubwo ari ujye wibuka ko nakurutaga arabyibuka si byo bivuze ahubwo se wanyisishira ni ukuri ko Imana iba afite amatsiko hari ibintu ajya kumubwira urumva ngo ndashaka kuzakubona yarashatse ma oya pana gushaka subwo ntabwo byibuka umva reka mukora ikibazo udufoto dufitanye suri kumwe nze na my love ntabwo byibuka bagabanya amagambo reka mwibutse kamwe ku mutware wanjye areka bingo rikuna ishyari ry'icyahubwo umugabo wanjye mwahuye ko baby gabanya iyo mikino dore uyu nguyu wambaye kuzana y'imikino sheri uri seriye mani reka iyo mikino yawe ya kera baby sheri wanjye ubwo urumva nakuzanaho njye y'imikino ugiye kumureba hese mama yake ahubwo se ugiye kumureba cyatuye hari haruguru yego kuva ryari shamani wagiye ubasiriye basikura dore ukajya gusa basimwe bawitonze imwe kura mu ubu koko imyaka tuziranye wa nako apana nari ngiye kuvuga wakana nyine kera nakwitaga kana sibyo suri kongera kubivuga ubu nyobewe umugabo wanjye uri seriye ahubwo mwahuye wamurebye neza se basi dore n'uyu nguyu uyu turi kumwe ndamureba kangahe se kandi muzi neza imbwa nayikuraho umutwe baby imbwa nayikata umutwe igasigarana umurizo yonyine mbabarira umbwire basi ngira kari prank mbabarira kuko nta ndakubwiye ngo ndabikubwira kangahe ubu ngubu nari nanagiye twari tujye kumara iminsi mumbaranye ahubwiye kingana gute uzi ko twahuye like hasi dushaka kumara tugiye kumarana nk'amezi yitonde mari inshuti yanjye uri inshuti yanjye muzikera ukirakana mwitakana nyine sorry kubivuga kuko nyine ntago biri byaciramo urabizi ntabwo sibyo so n'umugabo wanjye ubu nyine nsangira umugabo nawe dusangiye nyuma yo gusangira ubwana dusangiye n'umugabo kubera iriya nyamaturi kariya kagabo k'amahero baby ntabwo iriya mbwa ariyo yadutera umva ahubwo ngwino ntabwo napfa nawe ariko twanamufashe rero twanamupfa reka tubanze tujye kumuturisa turamupfa kumva umugabo wanjye kigwa ry'imbesiri nyamaturi sinzi ko nabivuga mbwira washyano ry'umuhungu baby wibigumamagara neza reba kure no kukureba yagusuzuguye urabona utatuzi urabona turinjije mu maso yawe umuntu w'umugabo ntabifata ukabishya abakobwa babiri b'inkumi gutya siko yangu nta n'ubwenge ugira nawe tumva nagufata nkaguhekenya ngo kranga wambwa umusigazi nanjye nongereho kwasa nabi ubundi ni gute umuhungu nkawe dushuka tukabyemera mufite ikibazo icyo kibazo wakibwirwa n'iki urabona dusa nkaho nta kibazo dufite nta kibazo mufite ujya gutangira za baby ngo I love you baby ngo tujye mu cyumba baby no bereke shiri hano ni ndiri bwite baby cyangwa twite ati cyangwa ubwira udutesha umutwe twese umwe amajoro yandaje ngaho karavuga iki ngaho uravuga iki wazi ibyo ngaho wowe reba niyo ndeshyo yawe ubwo nta n'umutima ugira nta si ubu twemeye gushukwa n'iki kirezi gute reba uwo mukaritasi ariko
akoze mwagiye inama yo gutera urugo Zibavuga neza mu neza. umva gereka mubwira urabizi uri kumva kuri kwirebeshwa gutyo urebeshwa inyanza ubara amaparafo ari no kuduseka arabona turi abakaritasi imbere ubwo naturi turinjije hazi ko nahamagara ubuyobozi uhamagaye wabuze yawe ndari kugutinya hano urabona ari ndugufitiye ubwoba wowe umva ndumva nawe kuka wowe uri kunyumva keretse nk'uwamukura uri kunyumva wasetse umva deka urashaka urashaka iki mwamenyereye umugabo ariko please mureke umugore wawe please munyumve reka tukumve murinda ntabwo nzaho mwaka indaya ni wowe aba witonze amaruru uskuri tubwire mama tubwire turakumva tanti mutuze mutsokere mu nzu mureke kujya kitwereka ko iyi ngari inzu yawe nje ndi umugore wawe nyine gute ko tutazi ubwo bukwe ko tutazi inda yakubyaye ni ngombwa mubimenye gute nyine ngombwa mbamenye ubaye umugore gute kandi ejo ndari umukozi ndatwita papa yanavamo natwe tukazipfa nawe uyaciye yazamo tubareza akaye gashya mwana yawe muri akaye witonze sheri nanjye utazamwera uri kumva nawe uri manda kumukarita kujya kuri nawe uri mu mwandiko sheri uri kumva wowe hano turi abagore batatu urandeba urebe ko wikarumye se wigize like boss uri mu biro gusa wajya ngo nje gusaba akazi wowe wigize nka boss nyine nje gusaba akazi kutavuga ukandeba wowe abo ndi nk'ubu twayobye gute twayobye urifata ugafata umugabo nk'abo w'amafuti udutezeka turi babiri gute ariko murebe ukuntu muri kwimatatura hano uri kwimatatura ninde hajya ngo wowe muri ahubwo mumvire no kumugabo mureke kumwubahuka umuntu aba yabihanganye none igihe mwahereye rero nta cyubahiro twaguha aka kanya rero mumenye ko ngenda umugore mwitera umugabo nta n'icyubahiro na gitugira siwe basohoraga nk'akanda gasaziye muri uru rugo none rero kumuri gusaka ntabwo tuvugana nawe n'induru urimo muri aka kanya okay reka tuvuge ko n'umugabo wawe tuve kuri aka kantu katazakenge tuve ku nk'ubu wakanyegereza wamunyegereza tatamuraho wawe umva sheri reka tuve ku mamenyere umugabo wawe nta mugabo urimo nta kintu twijeje nta mugabo urimo uri kumva uyu nguyu ejo neza mudazambaza murashinga se mu rubuhu uyu nta mugabo urimo reba ari kureba ese uri ko ntabwo turi kuvugana n'uyu turi kuvugana n'uyu nayo macuho wowe ni gute niyo ntuze yawe nimba itari ihagije ngo wateye oya azayizirike wazayizitse cyangwa wowe wazayisizeho ingufuri yego na ukajya ugendana amafunguzo ariho ingufuri uzajya uri umwabiri inyuma hejuru y'ubufite bwe niba n'umugabo ni amase ubimenye ko ari amase ntabwo aho urigendera ibi bintu birahagije ntabwo uba nk'uko nakubwira ese wewe ufite ikihe kibazo watuje niwe twaje kureba ubuhanga ufite nako kagabo kawe mumvira hanga uyanavamo twagusundura hariya wowe umugabo uvuga ngo hano ndi wanjye cyangwa tukamuzingana nawe uri ikigo ry'umugabo ngani mugire vuba mumvira turagira uzi ko turi bugumana baby ngwino kwigendera kumbwa ariko ntabwo nagenda nawe ntabwo zimwe bagende mwabaya ntabwo ufite icyorezo ufite icyorezo aya mu rubuvubi fakapura si nk'abo bantu mwa mwaramenyaniye he ari nagira ngo usabe imbabazi ku byo nagukoreye byose mu by'ukuri umuntu muzima ufite umutima wa kimuntu ntabwo yakabaye abikora none ibyo nyeretse hano byo ukuntu ndwaniriye n'uburyo wanyeretse ko unyitayeho
ndagusaba imbabazi yuko ntabihaye agaciro. Waraye hanze nkendaga no kuwukubita, ibibi byose nabigukoreye, ariko wakomeje kwihangana kandi ndabigushimira no kuba ntaremeye umwana ntwitiye. Nta makosa yanjye kandi ndagusaba imbabazi. Rero kubw'ibyo byose nifuzaga yuko bishobotse wambabarira kandi ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima. I'm so sorry. Kandi mwijeje yuko ngiye guhinduka umuntu mushyashya. Please. Ubu nibwo ubonye ko wankoshereje Rukazi. Nyine nishimiraga kujya mu bakobwa no kugira ibiki byose, ariko nabonye nta kamaro. Urabibonye ariko? Nabibonye. Urabibonye bari bakwishe. Gusa ntabwo bizongera. Kuri mbabarira. Ntabwo bizongera mbabarira, turi twakora ku muryango wacu. Ndebe nuko nakufasha turi ku mwana wacu yavuka neza. Gusa ndizere ko bisubiyeho. Ni ukuri kandi uri bubone vuba. Chloé, nanjye ndagukunda cyane. Icyankunda se ubu. Ndagukunda Chloé, kandi ndakubabariye.